Gutera amashyamba no kuyabungabunga hirya no hino mu gihugu niyo ntego. Kuba aya mabwiriza ariho kandi bigasabwa ko yubahirizwa mu gihugu hose biri mu cyerekezo cya leta y'u Rwanda, aho biteganyijwe ko mu gihe cya bugufi ni hafi mu myaka 2 ubariyemo n'uyu wa 2012 ubutaka bw'igihugu cyacu bugomba kuba butwikiriwe n'amashyamba ku buso bungana na 30%. Ahenshi mu gihugu y'intego batangiye kuyigira iyabo bagerageza kuyubahiriza bijyana no gushyira mu bikorwa gahunda yo gutera amashyamba ku buso bunini bushoboka no kubungabunga amashyamba ariho no kwita ku yamaze guterwa. Akarere ka Rulindo kari mu ntara y'Amajyaruguru ntikatanzwe na ko mwishyirwa mu bikorwa by'iyo gahunda, ndetse iyo urebye umuvuduko kariho karaza mu myanya ya mbere mu kwitabira gutera amashyamba. Igihembwe cyo gutera amashyamba cya 2011-2012 cyatangiye ku itariki ya 19 Ugushyingo 2011 turimo, bagiteguyemo ingemwe nyinshi zisaga miliyoni zigomba guterwa zose bitarenze ukwezi kwa Werurwe uyu mwaka. Mu gihe intego ariyo kugira ubuso bunini buteyeho amashyamba mu karere ka Rulindo, bateganyije ko izo ngemwe zose zizaterwa ku buso bungana na hegitari 800. Izi ngemwe turi gutera buno twatangiye gutegura pepiniyeri mu kwezi kwa gatandatu. Ubu ngubu tukaba twaratangiye gutera ibiti ejo bundi tariki 19, aho imirenge yose yatangiye, buri murenge hahiswemo ahantu hamwe h'icyitegererezo batera ibiti kuri uwo munsi wo gutangiza gutera igiti, ku buryo ubu ngubu iyi sezo izarangira mu kwezi kwa gatatu, aho tuzaba turangije gutera ingemwe zose ziri muri pepiniyeri. Bigaragara ko uyu mwaka tuzatera hegitari zigeze muri 520 zirenga z'imisozi z'ubutaka bwari bwambaye ubusa, na hegitari zisaga 200-300 z'imirima ihingwamo imyaka. Ubwo rero turakeka yuko isezo y'umwaka ari uko nguko bizaba bihagaze irangiye, ku buryo duteganya kuzatangira indi sezo mu kwezi kwa gatandatu. Kugeza mu kwezi kwa 12 kurangira, muri pepiniyeri zimwe zo mu karere ka Rulindo hari hakirimo ingemwe zitaraterwa. Mu gihe tuzi ko igihembwe cy'iterwa ry'amashyamba kigeze kure, ntawabura kwibaza niba hatarabayeho ubushake buke kugira ngo ingemwe zose zibe zitararangiza guterwa. Iza mbere zaragiye, hamaze kugenda ingemwe nyinshi cyane rwose. Ubu izi zisa naho ari izanyuma, kuko itariki iriya y'igiti yarabaye, ingemwe ziragenda ahantu henshi. Ubu izi ngizi ahubwo ni izanyuma, ahubwo dufite gerimwari y'ingemwe nyine zizasimbura izi ngizi aho zizajya nko mu kwezi kwa gatatu. Nanone gutera amashyamba ku buso bunini bushoboka, Abanyarulindo babikanguriwe mu gutera ibiti bibangikana n'imyaka mu mirima yabo. Ahantu hose turi gukora amaterasi y'indinganire, naho yari yarakozwe nibe byararangiye, hose turi kuhatera ibiti bivangwa n'imyaka. Ibi bizongera uburumbuke bw'imirima, ariko nanone bigaragaze amashyamba mu misozi, birwanye isuri, ku buryo izi ngamba zose tuzihurije hamwe zizatuma Rulindo igera ku ntego yari yarihaye yo gutera amashyamba kandi agafatwa neza. Amashyamba dukangurirwa gutera binabaye byiza, twubwacu nitwe twakabaye tunasaba ko ayo mashyamba aterwa kandi agaterwa ari menshi. Kenshi mu bo duhura nabo nk'Abanyarwanda, nta utakubwira ko azi akamaro k'amashyamba, nubwo akubwira bike azi ko afite akamaro kenshi cyane abazi, dore ko kenshi akubwira akamaro muri rusange.